nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none tariki 11 z'ukwezi kwa mbere cyangwa se Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026 cyangwa se na gatandatu biraza guterwa nuko byumva. Hanyuma rero reka mbabwire ko tugiye kureba amwe makuru akomeye cyane kandi y'ingenzi, kaba hari urugamba rukomeye cyane rwakomeje kugenda rwumvikana. Igihugu cya Qatar kirasa nkaho kimaze kurambirwa ibibazo biri kuba hagati y'umutwe twaje intwaro wa 23 ndetse n'ubutegetsi bwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amwe mu makuru yaje kumenyekana kugeza kuri ubu ngubu nuko ibiganiro byaberaga muri Qatar bishobora kuba bigiye kwimukira muri Angola i Rwanda. Ni nyuma y'iminsi ibiri President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yerekeza muri iki gihugu, ariko hakaba hari ubwoba bw'uko ibi mu by'ukuri biza kuba bibi kubagize itsinda ry'umutwe wa 23 ndetse izi nyeshyamba zikaba zashyize hanze inyandiko igaragaza cyangwa se n'ibitekerezo bigaragaza ubwoba ku bijyanye n'aya mahitamo. Ese Qatar yaba iri kuva burundu ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Akaba ari cyo bivuze, ikaba ibiganiro yemeje kubyimurira hariya, cyangwa se nanone ibi biganiro byaba byaraguzwe. Ibi ni zimwe mu ngingo zikomeye cyane zakomeje kugenda zibazwaho cyangwa se ziganirirwaho ku bijyanye n'iki kibazo cy'abarwanyi b'umutwe twaje intwaro wa 23 mu by'ukuri birimo biragenda bijya hagaragara. Ariko nanone mwibutsa ko Tete Antonio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola, aherutse kuganira rwose mu by'ukuri n'uhagarariye Qatar. Baganiriye ibintu byinshi kandi bagiranye ikiganiro kirambuye, ariko kandi nanone bagarutse no ku masezerano ya Washington hagati ya Kinshasa na Kigali. Nabyo ngira ngo tubanze tubirebeho, hanyuma tuze no gukomoza ku bijyanye mu by'ukuri n'ibyavuzwe ku bijyanye no kwimura ibiganiro. Ese biraza kugenda bite? No kunganirana cyangwa se bimwe biraza guhagarara cyangwa se no kwimurira ibi biganiro mu by'ukuri hariya muri Angola? Ibi bisobanuye iki ku mutwe wa 23? Ibi byose rero akaba ari byo tugiye kuba twava imuzi n'imuzingo ahangaha. Ngira ngo kuba turakanda subscribe cyangwa se abone mu bikore aka kanya. Hanyuma ikindi cy'ingenzi, kunyarukira muri group yacu WhatsApp, biragusaba gusa kuri link tugushyira muri comment, ubundi dukomeze kugenda tubana. Ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola ndetse n'uwa Qatar baganiriye ku bibazo by'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyo ngingo tugiye guheraho. Amakuru avuga ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola Tete Antonio yagiranye ikiganiro na mugenzi wa Qatar ku ngingo zirimo inzira z'amahoro zatanga igisubizo ku bibazo bimaze igihe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'amahanga ya Qatar ubwo byari ku itariki 10 Mutarama 2026, ubwo ni ku munsi w'ejo kwa gatandatu. Mu by'ukuri rivuga ko Minisitiri w'Intebe w'Ububanyi n'amahanga wayo wa Qatar nyine Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani yaganiriye kuri telefone na Minisitiri Tete Antonio wa Angola. Uyu Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani yagiranye ikiganiro kirambuye na Tete Antonio kibanze ku bijyanye n'iki kibazo cy'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ikibazo cy'inyeshyamba z'umutwe wa 23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkwibutsa ko ibi bitandukanye nk'uko bigaragara mu masezerano ya Qatar ndetse na Washington. Iryo tangazo rigaragaza ko uretse ubufatanye busanzwe hagati y'ibyo bihugu byombi, no kuvuga Angola na Qatar, ngo banaganiriye ku gukemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko hakibandwa mu buryo bw'amahoro. Ni itangazo rigira riti banaganiriye ku nzira y'amahoro yo gushaka igisubizo cy'amahoro ibibazo biri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Rigaragaza ko Sheikh Mohammed wa Qatar ashyigikiye cyane inzira zo gukemura amakimbirane hakoreshejwe ibiganiro by'amahoro kandi hubarijwe amategeko mpuzamahanga mu rwego rwo kugarura ituze n'umutekano ku rwego rw'isi. Bivuze ngo ibihugu byose ku cyo baganiriyeho ntago bigeze bavuga ko ikibazo cyakemurwa mu buryo bwa gisirikare, ahubwo babona ko ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidakwiye gukemurwa mu buryo bw'imirwano, ubwo gikwiye gukemurwa mu buryo bw'ubwumvikane n'ibiganiro. Kuva umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazamo agatotsi, Qatar ni kimwe mu bihugu bikomeje kugaragaza inyota mu by'ukuri mu kunga ibihugu byombi. Qatar yatangiye kuvugwa mu biganiro bigamije kunga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Mutarama 2023 ndetse no muri Werurwe 2025, itera intambwe ikomeye yo guhuza Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihugu kandi cyakomeje kugira uruhare rugaragara mu biganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse byaje no kugeza ku isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi yasinywe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Kuboza 2025. Qatar kandi binyuze mu biganiro by'amahoro bibera i Doha ikomeje ubuhuza
hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 uhanganye bikomeye n'ingabo z'icyo gihugu. Hari ubwoba bw'uko Katari ibyo iri gukora byaba bishobora gusobanura cyangwa se gusigura ko igiye kuva muri ibi biganiro by'umutwe wa M23 ndetse na Kinshasa. Abandi bakavuga bati M23 ishobora kuba igambaniwe kuko mu by'ukuri ngo ntabwo byumvikana uburyo iri buze kuvara muri Katari. Ibiganiro byari bigiye kugera ku musozo, haburaga igihe gitoya ngo hafatwe imyanzuro ntakuka, ikajya gutangira ibiganiro bishya muri Rwanda kwa Perezida Charles Lourenço Conclave Emmanuel cyangwa se Emmanuela. Abandi bakavuga bati Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ni umuhanga, yatangije gahunda politike ndetse n'uburyo mu by'ukuri bwo gukora urugamba rurimo ibiganiro, ariko M23 ikaba mu by'ukuri itazigera igera ku ntego yayo, kuko murabizi ko izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 icyo ugomba kuba wamenya nizo mu by'ukuri zabashije gutangiza ikijyanye n'ibiganiro ndetse no gusaba ibiganiro, ko ibibazo nyine mu by'ukuri hakwifashishwa inzira y'ibiganiro kugira ngo M23 ibashe kubona igisubizo. Bivuze ngo izi nyeshyamba za 23 ziramutse zitsinze ku bijyanye n'ibiganiro, kwaba ari ukwegukana intsinzi ku ruhande rw'umutwe witwaje wa 23. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo bikavugwa ko arimo kugenda akoresha inzira zose zishoboka cyangwa se amayiri yose ashoboka kugira ngo akwepe iyi ngingo cyangwa se akwepe ibi bintu bijyanye n'ibiganiro. Ese koko nibyo? Nyarukira muri comment twandikire mu by'ukuri utubwire uko ubyumva. Ibitekerezo, inyunganizi ni iby'ingenzi cyane mu by'ukuri kugira ngo tubashe kurushaho kugenda twumva neza izi ngingo. Igitekerezo cyawe kirakenewe cyangwa se inyunganizi cyangwa se comment yawe irakenewe kugira ngo mu by'ukuri ibi bintu tubashe kugenda tubyumvira hamwe, kuko mw'abantu mwe abantu benshi nagiye mbona mu by'ukuri bavuga bati M23 iragurishijwe, abandi bati Katari irabirambiye ivuye mu biganiro, mu by'ukuri irabona ko bidafite icyerekezo, abandi bati ni amayira akomeye cyane arimo gukoreshwa mu by'ukuri kugira ngo M23 haboneke igihe cyo kuyitegura. Mu ibaruwa yo ku itariki 9 Mutarama 2026 yandikiwe Igoma ikoherezwa Perezida wa Angola João Lourenço Emmanuel Conclave, ari nawe perezida uriho w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, wo bita Colonel Nangaye Buro. Uyu no muhuzabikorwa w'inyeshyamba z'umutwe wa 23 by'umwihariko mu cyitwa Alliance Fleuve Congo cyangwa se uruzi rwa Congo. Uyu muhuzabikorwa wa AFC M23 yemeje ko ngo yakiriye ubutumwa bwaturutse i Rwanda, anongera gushimangira ko uwo mutwe wiyemeje gushakira umuti w'amahoro ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nanga ngo yashimye imbaraga za Angola mu guhuza impande, ariko ashimangira ko ngo ibiganiro biri kubera i Doha muri Katari ari byo shingiro ry'iyi nzira y'amahoro. Ngo ibyo biganiro biri kuyoborwa na Katari ku bufatanye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe uhagarariwe n'umuhuza bita Nyasibe. Uyu ni perezida wa Togo, niba mutamuzi. Hari n'inama iteganyijwe ku itariki 17 hano muri iki gihugu cya Togo izahuza mu by'ukuri impande zitandukanye mu gushaka mu by'ukuri igisubizo cy'ibibazo. Ati nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga, uyu murongo w'ibiganiro watumye kuva muri Mata cyangwa se mu kwezi kwa 4 2025 hasinywa inyandiko 5 z'ingenzi, harimo itangazo rihuriweho ryo ku itariki 24 Mata 2025. Hari itangazo ry'amahame ngenderwaho yo ku itariki 13 Nyakanga 2025. Hari uburyo bwo kurekura abafunzwe ku itariki 10 Nzeri 2025. Inyandiko ni nimwe mu nyandiko rwose zamenyekanye cyane iyo ku itariki 10 Nzeri. Hari uburyo bwo kugenzura ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge, kugenzura uko rikorwa. Ibi byasinywe ku itariki 14 Ukwakira 2025. Ibyo byose nk'ubutsa ko bishingiye ku masezerano ya hehe ya Katari. Hari amasezerano rusange agamije amahoro arambye ku itariki 15 Ugushyingo 2025. Umwaka wa 2025 kuri amasezerano ya Katari wabaye umwaka mwiza kuko hatewemo intambwe nyinshi cyane, byongera kugaragaza ndetse no kwerekana icyizere ku nyeshyamba z'umutwe wa M23 kuko babonaga ko ari intambwe irimo guterwa. Bityo rero mu by'ukuri kujya i Rwanda bigafatwa nko kuyobya uburari. AFC M23 ivuga ko ibi byose ari intambwe zikomeye kandi zidashobora gusubizwa inyuma, bakanasaba ko byabungwabunga. Ariko kandi iyo baruwa igaragaza impungenge zikomeye ku bijyanye n'igitekerezo cyo gutangiza ibiganiro bishya i Rwanda.
isaba ibisobanuro ko niba ari inzira nshya iyunganira cyangwa ibangikanye n'iya Doha byamenyekana nyine niba ari inzira nshya izanwe, niba ari iyo kubangikanwa cyangwa se kunganira iya Doha ya AFC M23 binyuze mu ibaruwa yanditswe mu izina rya Kuri Nangaye Buro. Barasaba Angola gutanga ibisobanuro niba koko mu by'ukuri aho byerekeza, uko inzira ya Doha izakomeza gufatwa mu gihe ibi bya Rwanda bizaba bibayeho. Ati inzira ya Doha byo tuzabibaza ngo iki, cyangwa se tuzatuvuga ko bihagaze he, nk'uko Katari yaba igomba kubigiramo uruhare. Nanga anenga ubwinshi bw'inzira z'amahoro zitandukanye ya Nairobi, ya Rwanda, ya Doha, akavuga ko mu by'ukuri biri kuba byamiri bavuga ngo ni uburo bwinshi butaryoshye umusuru. Avuga ko zitanozwa hamwe kandi ko hari n'indi nzira yihariye yatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bufatanye na Perezida Felix Tshisekedi. Avuga ko ibi bishobora guteza urujijo, kwivanga kw'inshingano ndetse no guta icyizere ku bikorwa by'amahoro. Asa n'ushinja Leta ya Kinshasa kudashyira ibintu ku murongo ndetse no gukoresha amayeri asubiza inyuma inzira y'amahoro, maze agasaba Perezida Joao Lourenço gutanga ibisobanuro bisobanutse byatuma habaho ubwumvikane, imikorere ihamye n'amahoro arambye mu karere. Kopi z'ibaruwa zikaba zaroherejwe kandi kubahuza aribo Katari na Togo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo mu by'ukuri babone ibyo AFC M23 yari yandikiye yari yandikiye Angola, mu by'ukuri ibintu bibashe kujya mu buryo no ku murongo. Ubwo rero mu by'ukuri AFC M23 ikaba itegereje igisubizo cyangwa se ibisubizo, ntabwo ari kimwe ku bibazo babajije uwo bita Joao Lourenço, perezida wa Angola, kugira ngo abahe umwanzuro bamenye nyine aho ibiganiro bihagaze. Hasigaye rero mu by'ukuri hariho ibibazo bikomeye cyane. Hari ukwibaza ati se mu by'ukuri Qatar yaba igiye kuva mu biganiro, ese Qatar yaba ikeneye mu by'ukuri uruhande rushya ruzamo kugira ngo baminjiremo agafu? Ni amayirisi akomeye cyane mu by'ukuri yatekerejwe kugira ngo izi nyeshyamba za AFC M23 zirangazwe. Nk'uko wabyumvishe Kuri Nanga mu by'ukuri muri ibaruwa ngo yavuzemo ko cyangwa se yagaragajemo ko barambiwe ikintu kivuga yuko batazi mu by'ukuri ibiganiro bya Rwanda, Nairobi, byose mu by'ukuri kwiyongeraho ibi bya Doha, hakaba hagiye kugarukaho ibindi bya Rwanda. Mu by'ukuri bati birakwiye ko hatangwa igisubizo kimwe cyangwa se hatangwa inzira imwe isobanura ukuri kwa byose, tukava mu rujijo. Ibyo ni ibigarukwaho mu by'ukuri n'aba bo mu nyeshyamba z'umutwe wa M23 mu by'ukuri bagaragaza rero ko ikibazo kibiri kuvugwa ahangaha mu by'ukuri bitabashimisha cyangwa se bitigeze bibanezeza habe na busa. Hanyuma rero nyuma y'ibi ngibi byakomeje kugenda bigarukwaho kuri Katari, kuri Doha ndetse n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 i Rwanda kwa Perezida Felix Tshisekedi, nanone hari andi makuru akomeje kugenda avugwa cyangwa se ntago araho mu by'ukuri ntago ari byo byonyine byabayeho, kuko imirwano yakomeje muri Kivu y'Amajyaruguru, ndaho hari kuvugwa imirwano. Teritwari ya Masisi, kimwe mu bice kugeza uyu munsi byongeye kwibasirwa ku buryo bukomeye cyane cyangwa se kugirwaho ingaruka n'imirwano kuva ku itariki 2 z'uku kwezi kwa mbere. Murabizi ko aribwo drone bivuga ko ari iz'igisirikare cya Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zateye imyanya y'umutwe twaje nka 23, ndetse abagize iri tsinda ry'inyeshyamba banatangaje ko utu duce twarashwemo n'ibisasu bya drone byaje kugira ingaruka, kuko hari n'abaturage ngo baje kuhaburira ubuzima. Ikindi kintu cyongerwaho nuko kugeza uyu munsi mu by'ukuri bivugwa ko ibi bitero byakomeje na nyuma y'iyo tariki ya 2. Kugeza kuri ubu ngubu rero biravuga ko hari imirwano ikaze yongeye kubera bita Ikazinga muri teritwari ya Masisi hagati y'abagize itsinda ry'umutwe wa 23 ndetse na Wazalendo, nk'uko amakuru abivuga. Ibi rero bikaba byabaye kuri iki cyumweru tariki 11 Mutarama 2026 nibwo havuzwe imirwano ikaze aho bita Ikazinga muri Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano ikaba ari ihanganishije inyeshyamba za AFC M23 ndetse n'imitwarimo Wazalendo. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko Wazalendo baje kugaba ibitero ku birindo by'inyeshyamba
guhera ku masaha saa 12 za mu gitondo. Urumva ko byari kare cyane, urusasu rwabyutse ruvuga, ngo abaturage bakavuga ko bwumvise urusaku rw'imbunda nto nini mu mirwano yabereye ahangaha. Bamwe ubakurikirana iby'umutekano bavuga ko iki gitero cyari kigamije gukumira igitero cy'inyeshyamba zari zirimo ziteganya kugaba ibitero ku birindiro bifatwa nk'iby'ingabo za leta n'imitwe ya Wazalendo mu matsinda arimo Nyamaboko ya mbere ndetse n'iya kabiri. Ngira ngo mu kanya kashize twagandutse ku makuru avuga ko abo mu mutwe wa M23 bimwe mu bikorwa barimo bakora muri utu duce barimo bagerageza kongera mu by'ukuri umubare w'abasirikare, bari barimo bagerageza kongera umubare w'ibikoresho ahangaha mu by'ukuri muri utu duce. Bikavuga ko rero bishoboka ko ari nayo mpamvu abitwa Wazalendo batangije kuko bindaza kubyita gutangiriza rwose. Bahita bategura ibitero ku biniro bya AFC M23 Kazinga nk'uko amakuru ari kutugeraho kugeza kuri uyu munota, nk'uko mu by'ukuri mo biravugwa. Hanyuma rero andi makuru aragaruka muri Sud Kivu. Biravuga ko bitoroshye cyane naho mu duce tumwe na tumwe Wazalendo ndetse na M23 bakomeje gutana mu mitwe mu by'ukuri mu myanya imwe n'imwe, nk'uko ngiye kuba nabikugezaho. Mwibutsa ko mu by'ukuri ukanda subscribe cyangwa abone, ibitekerezo inyunganizi bigikomeje. Hanyuma rero like, share, imitima muri comments nabyo nimubyibagirwe nyaboneka. Abantu mutarakanda subscribe cyangwa se sabone kuri Barore Bosco Official TV cyangwa se Barore TV, nago mu by'ukuri sinzi icyo mutegereje kuko nababwiye kuva kare, nababwiye kuvejo, ariko kandi nanone ndakomeza mbibutse kwibutsa nuguhozaho. Reka rero twinje no muri aya makuru muri Kivu y'Amajyepfo turebe naho uko byifashe. Ni imirwano ikomeje kuba, biravuga ko muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo aho bita Ikalambi habaye ikintu bita imiripuko na za Nyamugigima. Kuri iki cyumweru tariki 11 Mutarama 2026 haravugwa imirwano ikomeye yumvikanye aho bita Ikalambi, ni muri sheferu ya Ruwindi muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yahuje imitwe y'Abazalendo aho bafatanyije n'ingabo za leta Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, nibwo barimo barwana n'inyeshyamba za M23. Nkuko amakuru aturuka mu baturage n'abayobozi baho byabereye abivuga, ngo kuva kuwa gatandatu nimugoroba hagiye humvikana amasasu n'intwaro ziremereye ndetse n'imbunda mu by'ukuri harimo nizo bita ngo za mitrailleuses mu bice bitandukanye by'imidugudu y'abita Kalambi muri groupement ya Irangi. Ikintu bita imiripuko na za Nyamugigima ngo byari bimeze nabi cyane. Amasasu n'imirwano byateye ubwoba n'impagarara mu baturage, bamwe bo muri ibi bice batangira guhunga berekeza mu bice bifatwa nk'aho hari umutekano usesuye mu kwirinda ingaruka z'intambara. Imibereho y'abaturage ndetse n'ibikorwa byabo bya buri munsi byarahagaze kuko ngo imihanda imwe n'imwe y'amasoko y'angango yarafunzwe. Amakuru atangwa n'abasesenguzi mu by'ukuri agaruka kuri iyi ngingo agaragaza ko cyangwa se avuga ko umutekano utifashe neza muri utu duce twongeye kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane. Kugeza ubu nta mibare yemejwe ku bantu bapfuye cyangwa se abakomeretse iratangazwa ku mugaragaro, ariko isura y'umutekano iracyari mbi kandi ngo iteye impungenge. Abaturage bako gace barasaba leta n'abafatanyabikorwa gushyira imbaraga mu kubarinda ndetse no gushaka ibisubizo birambye byahagarika imirwano n'ubusumbane bw'umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nkwibutsa ko n'ibi biganiro twatangiye tugarukaho bya Rwanda, ibyo bya Doha, ibyo bya Washington, ibyo byose wumva Nairobi biraba cyangwa se biraba kubera iyi mirwano kugira ngo mu by'ukuri habeho guhagarika, habe gushyiraho akadomo mu by'ukuri iyi ntambara. Ngira ngo kopi original y'inyandiko yandikiwe Katari plutôt yandikiwe Angola, yoherejwe perezida wa Angola João Lourenço, ndayishyira muri groupe yacu WhatsApp ya Songa Mbere, hanyuma muze gukurikirana murebe mu by'ukuri ibyanditsemo. Abifuza kuyisoma yose kugira ngo barebe nyine ingingo ku yindi, ni inyandiko iri muri groupe iri mu rurimi mu by'ukuri rw'igifaransa, iri mu rurimi rw'igifaransa. Rero uraza guhita uyibonamo, ubwo ndaje nyimite nyishyiramo. Abantu mutari muri groupe nyine bwo urumva ko ntago muza kuyibona, biba bisaba ko uba uri muri groupe ya Songa Mbere. Abantu barimo nyine tubizeranye uko mugenda mubona mu by'ukuri tuntu tumwe na tumwe, kandi n'amakuru akabageraho byoroshye
Nge rero reka mbashimire cyane, mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, ni iby'agaciro kandi by'ingenzi kubana namwe iyi minota yose. Ntabwo ari myinshi ariko si mike. Mu by'ukuri hari umuntu ajya kuvuga ati n'amasegonda 30 bari menshi, undi akavuga ati ni mashya, undi akavuga ati wayakunigamo, undi nanone akavuga ati icyo gihe aba ari kirekire rwose. Hadashingiye ku kindi icyo ari cyo cyose, reka mbashimire uyu mwanya twari kumwe twicaye hano kuri studio za Region Info. Ubundi turaza gusubira mu masaha imbere, turaba turi n'andi makuru abagezweho mu bice bigiye bitandukanye. Nge na Bosco Mutaramu cyane. Ciao ciao, hasta la vista.